Muraho neza ikaze ku muyoboro wacu mugari wa Early Scholars, muri kumwe na Elise from Early Scholars. Ubu leta ya Amerika yamaze gutangaza ibisabwa byose ndetse n'itariki yo gutangira green card application nk'uko bagiye babishyira no ku rubuga rwabo, nk'uko turaza kubirebera hamwe, muraza kugenda mubona byose. N'abantu mwibazaga byinshi ngo ese passport izakenerwa, byose mujye kubimenyera muri iyi video. Abantu mudukurikiye muri mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu bindi bice bitandukanye, mwese ndabasuhuje. Ese wari uzi ko muri green card hadakoreshwa ifoto ibonetse iyo ari yo yose? Reba video witonze kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, uramenya byose bikenewe. Wowe umushya ku rubuga rwacu, uri ahantu hanyaho wakora amakuru yizewe ya job applications, scholarships, internships ndetse na green card lottery updates. Wowe utarakora subscribe, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bitandukanye byiza kandi by'ingirakamaro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni ryari green card lottery application izatangira biro official, ese ni ibiki nsabwa kugira ngo nkore application ya green card. Namwe mujya mwumva ngo ifoto ngo hari ibintu bisabwa bindi bitandukanye, atari ifoto ibonetse yose, mube hafi muraje mumenye ngo ni ifoto ikenewe, byose murabimenyamo hano. Ifoto yose mberekana ingero z'amafoto yemewe. Ese nyuma yo gukora green card application results zisohoka ryari? Nkuko nabibabwiye tunyarukiye ku rubuga rwabo rwa X rwahoze ari Twitter, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwitwa Travel State Department. Turasangaho amakuru ari official agaragaza igihe green card application izatangirira. Hano urubuga rwabo rwa Travel State Department rwatangaje ko registration yo kwiyandikisha mu gukora green card application 2026 diversity visa program bizafungura cyangwa se bizatangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10, hanyuma birangire ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024. Iyi program ni program ya rowing abantu bose baturuka mu bihugu bitandukanye bafite abaturage bakeya batuye muri USA bujuje ibisabwa bose kujya gukorera muri Amerika bahawe US immigrant visa. Nkuko hano babisobanuye, iyi ni official Twitter yabo cyangwa se X. Abantu bashaka kumenya andi makuru, n'ubundi aya makuru yose bayatanze no kuri website yabo, official website yabo. Nkuko tugiye kubereka hamwe, tugiye kurebera hamwe ibintu byose bisabwa ndetse na photo requirements kugira ngo ube wa kuzuza iyi green card application. No kuri official website ya US Embassy, nkuko muri kubibona amatariki yatangajwe nuko ari itariki 2 z'ukwezi kwa 10 ariho application izatangira. Tudatsinze rero reka tunyure muri requirements isabwa kugira ngo ukore application. Nkuko nabibabwiye rero ko kuri green card hadafatwa ifoto ibonetse ari yose. Hano tugiye kurebera hamwe amafoto akenewe, ni iyihe foto imeze gute, ifite izihe properties, ifite size ingana gute, ifoto mbereke n'ingero z'ifoto yemewe n'itemewe. Twagiye hano kuri site yacu, turaza turebera hamwe properties. Icyambere, ifoto igomba kuba ikara ukusa rwose, ari kusa, nta bintu byo kuzushyiramo ama filters cyangwa se andi mabara. Ifoto igomba kuba imeze ukusa. Green card ifoto nanone igomba kuba ifite size ya inch 2 kuri inch 2 se cyangwa se milimeter 51 kuri 51. Izo nizo size. Head position nanone nayo igomba kuba imeze nk'iyi height. Hano batanze height ya 50 cyangwa 39, 50 kugera kuri 39 niyo height igomba kuba ifite. Timing, ifoto igomba kuba yarafashwe nibura mu mezi 6 nibura ashize. View igaragaza mu maso hawe hose, amaso yawe yose areba neza. Lighting nanone nta mashadows ari inyuma. Karite nanone hano nta blurry cyangwa se ibintu bituma ifoto idasa neza. Kwambara imyenda, hano ku kintu kijyanye n'imyenda, ibintu bijyanye n'imyenda hano iyo ugiye gufata ifoto ya green card ntago ugomba kuba wambaye uniform y'akazi, ugomba kuba wambaye imyenda isanzwe. Urugero, niba uri umupolisi ntago wagakwiye kwambara uniform, ugomba kwambara imyenda yawe isanzwe kugira ngo ufate iyi foto y'iyi green card. Ikindi, hati cyangwa se head covering, ibintu bitwikira mu mutwe cyangwa se ingofero, ntago ibyo bintu byemewe, ariko keretse kuba byambara ari ukubera idini yabo. Urugero nk'abayisilamu, abayisilamu bemerewe bo kwambara ibyo bambara mu mitwe yabo bitewe na religious reasons, ariko abandi mwese nta kindi kintu mwemerewe kwambara, yaba amagofero cyangwa se ibindi bintu byose bya covering a head, not allowed, ntago byemewe. Ntago wemerewe kwambara wambaye ama headphones, ntago wemerewe kwifotoza wambaye ama headphones
cyangwa se andi ma devices ayo yose yajya bambara atandukanye. Tugeze ku ma eyeglasses cyangwa se amarinete, ntago nanone wemerewe kwifotoza zambaye rinete uretse ku bantu bafite ikibazo cya medical reasons. For medical reasons, abantu badafite medical reasons ntago mwemerewe kwambara aya marinete. Ni ukuvuga ngo medical reasons ni igihe amaso yawe yapfuye yenda atabona, iyo ni case ishobora gutuma wemererwa kuzambara. Ariko abandi bose baba barwaye amaso ariko bakaba bayakuramo nihagire ikibazo kindi ku buryo babafata ifoto igaragara neza nta kibazo, abandi mwese mugomba gukora mwakuyemo amarinete. Mwemerewe gukora application mwakuyemo amarinete, iyi foto mukayifata mwakuyemo amarinete. Hearing devices nko nabivuze, hari utundi devices dutuma umuntu yumva. Iyo ari umuntu nyine ufite icyo kibazo cyo kuba agomba kuba twambaye kugira ngo yumve habayeho communication, agomba gufata ifoto we yambaye turiya hearing devices, turiya tuntu bambara mu matwi kugira ngo tumufashe kumva neza. Amafoto atemewe ni amafoto yavuye ku madokima, amafoto y'ama snapshot, amafoto y'ama magazines, ama low quality afite low quality afite quality ntoya. Ayo mafoto yose ntago yemewe. Noneho ngiye kuberekera hamwe ingero z'amafoto yemewe kugira ngo mugende mumenya ngo bimeze gute, nihe foto ngomba kuba mfite inyemerera gukora iyi application. Hano tugiye kurebera hamwe izindi special details z'ingenzi cyane zikenewe. Uvuga ngo dimensions z'ifoto zigomba kuba, ifoto igomba kuba iri muri square aspect ratio, nibura ifite pixel 600x600 cyangwa se iyo ni minimum, cyangwa maximum ikagira pixel 1200x1200. Ikaba ifite color ni couleur yayo cyangwa se ibara, iyo twita RGB color space igomba kuba ifite bit 24 kuri buri pixel. Abantu muri kumva mudasobanukiwe ibi bintu by'ama properties y'amafoto, mukaba muzi ko mufite ifoto zitandukanye, mugomba kunyandikira kuri contact zanjye, hanyuma nkabafasha gutunganya amafoto yanyu kugira ngo Green Card application izatangire amafoto yacu atunganyije neza ku buryo tuzaza dukora application nta kibazo kindi dufite uretse kohereza ibisabwa nkuko babisabye. Mukomeze munkurikirane muri iyi video, ndaza kubaha contact zanjye. Then umuntu ufite ifoto ariko akaba atazi size yazo, akaba atazi ngo ikoze gute, yanyandikira kuri iyo nimero, hanyuma nkabafasha gukemura ibibazo byose byaba bihari ku buryo Green Card application izatangira amafoto yanyu ari kuri gahunda, afite size, afite ibintu byose bisabwa, yujuje ibisabwa. File format igomba kuba ari JPG, nanone ikaba ifite size cyangwa se ingano yayo yose y'ifoto yose igomba kuba ari kilobyte 240. Compression ratio 20:1. Hanyuma scanning resolution igomba kuba ari inch 2x2 nkuko hano bagaruyemo, nkuko nari natangiye mbibabwiraho. Hano turi kurebera hamwe ingero rero z'amafoto atandukanye, turebe ifoto yemewe n'itemewe. Hano nkuko muri kubireba ku ifoto, hano tuhafite amafoto abiri nkuko muri kuyareba. Reka nze mbegereze neza mu yarebe. Aya mafoto muri kuyareba hano dufite abiri. Nk'ubu hano ukiyabona aya mafoto abiri yombi ugomba guhita wibwira impamvu iyi foto ya mbere yemewe, iya kabiri kangwa. Ukireba iyi foto ya mbere ifite white background, ifite background y'inyuma ni umweru, ariko iyi foto ya kabiri uyu muntu ifoto ntago ari umweru, urabona hari ibara ry'ubururu, kandi ibi ntago byemewe nkuko nagiye mbabibabwira. Niyo mpamvu iyi foto ya kabiri itemewe. Dukomeje n'urundi rugero rero noneho hano ukuvuga ngo umutwe, hano hari property nababwiye ivuga ngo umutwe nibura ifoto igomba kuba ifite height cyangwa se uburebure hagati ya 50 na 69 kuntu ifoto yawe igomba kuba imeze. Urabona urebye iyi foto ya mbere bimeze sawa, umutwe umeze neza, amatwi yaragaragara, then wareba uburebure, ni ukuvuga ngo kuva ku mutwe hano intugu zirahari zirimo, nibura ugomba kuba ufite kuva ku mutwe hano intugu nazo gutya ugacira nka hagati uvuye ku mutwe wawe nyine ukamanuka hano ku ntugu, urabona ko harimo height. Ariko
murabona ko iyi foto ya kabiri impamvu itemewe ni ukuvuga ngo urabona ibindi byose yari byujuje, amatwi yagaragaraga, umutwe nta kibazo wari uri center, nta kibazo na kimwe uri hagati, ariko hano urabona iyi foto iciriye mu ijosi wimanutse hasi ho gato kugira ngo ibe yemewe nk'uko iyi foto ya mbere mubibona. Ni ukuvuga ngo mugomba gukurikiza iyi foto ya mbere, cyangwa abantu mufite izo foto ndende zirenze hano nabwo nimumereze izo foto ngo zibakorere neza, ngomba kuzibashyirira kuri size ikenewe. Ariko abandi mwese mukomeze mu nkurikirane mbasobanurire ifoto mugomba kuba ifite igomba kuba imeze gute. Tugeze ku iyi foto ikurikiyeho, murabona iyi foto ya mbere iremewe, iyi ya kabiri ntago yemewe. Ni ukubera iki? Ibintu tugiye kurebera hamwe ni iki cyatumye iya mbere yemerwa, ya kabiri ntiyemerwe. Ni ukuvuga ngo ukireba izi foto ya mbere n'iya kabiri ni foto zitandukanye, uhita ubibona nawe. Ni ukuvuga ngo mu ifoto ugomba gufatwa ya green card ugomba kuba ureba muri kamera, ikindi kuko ibi ngibi nibyo bavugaga ngo amaso yawe yombi agomba kuba ari open kandi uri straight ureba muri kamera. Ariko kubera ko iyi foto ya kabiri byagenze gutya ntago yujuje ibisabwa, so ugomba kuba ureba muri kamera, ikindi utari guseka ku buryo biraza gutuma ifoto nyine isura yawe hari ikiri buhindukeho. Dukomeje ni example yindi, nkuko muri kureba izi foto ebyiri ziri hano, izi foto ebyiri ngira ngo murazibona neza. Iyi foto ya mbere iremewe nkuko nabibabwiye, hari impamvu imwe iraza gutuma umuntu yemererwa kwambara ikintu kimupfutse mu mutwe. Ni ukuvuga ngo niba uri umusilamu wemerewe kwifotoza witandiye, niba uri umusilamu wemerewe kwifotoza wambaye umugitandiro, kubera ko biremewe bitewe n'idini yanyu ko iba ari nk'itegeko kwambara witandiye. Ni ukuvuga iyi foto ya kabiri impamvu itemewe, ni ukuvuga ngo uyu mugabo kuba yambaye ingofero ntago ibi bintu biri allowed, ntago byemewe, ugomba kwifotoza utambaye ingofero. Nanone dukomeje n'izindi foto hano, murareba izi foto uko ari ebyiri, ni foto nazo zitandukanye. Iyi foto ya mbere nta kibazo, umuntu ameze neza, umutwe uri hagati, amatwi aragaragara. Ariko ku ifoto ifoto yindi impamvu itemewe ni uko inyuma muri kubona imeze nk'ifite shadow, ifite igicucucucu. Ubwo niyo mpamvu iyi foto ya kabiri itemewe, kandi ibyo twababwiye ko bitemewe, igomba kuba inyuma nta kindi kintu kiri kuhagaragara. Kandi murabona ko iyi foto ifite kuntu itari kugaragara neza. Nizi nazo uko ari ebyiri murazibona. Ya mbere impamvu yemewe muri kubona ko imeze neza, nta bintu bya shadows inyuma cyangwa se igicucucucu. Ariko ku ifoto ya kabiri murabibona nayo hari igicucucucu direct. Iyi foto ya kabiri ntago yemewe, iyi foto ya mbere nirwo rugero rwiza rw'ifoto yemewe. Kwa ya mafoto nanone dukomeje, murabona ko hano ifoto ya mbere iremewe koko, nibyo uru ni urugero rwiza wakurikiza. Iyi foto ya kabiri impamvu yanzwe nuko yambaye ama glasses cyangwa se amarinete. Ibi nabyo ntago byemewe kwambara amarinete, ugomba kwanza ukayakuramo then bakagufata ifoto yawe nta kibazo. Ikindi kintu nanone hano cy'ingenzi ugomba kwitaho, ugomba no kwitondera, ni ukuvuga ngo izi foto uko ari ebyiri muri kuzireba, izi foto ebyiri ya mbere iremewe nta kibazo na kimwe ifite, bitewe nuko byose byujuje, ifite height isabwa, ifite uru ni urugero narwo wakurikiza. Uramutse ufite ifoto imeze gutya nta kibazo. Ariko ifoto ya kabiri impamvu nuko iyi foto ya kabiri yakorewe edit, ariko mukorerwe edit ikorerwe edit nabi. Murabona umutwe w'uyu muntu nago ufite forme y'umutwe we nyawo, kubera ko edit yakozwe nabi, background bakayirimuvinga igahita igenda rya ifoto, byatumye iyi foto iba itaba we uko yari ameze neza. Iyi foto ihita iba rejected, ntago yemewe. Nkuko nagiye mbabwira, hari amabwiriza nagiye mbabwira nyine yo ku mafoto atandukanye, ariko ngira ngo izi ngero muri kuzibona. Uramutse ufite ifoto imeze gutya nta kibazo. Ndizera ibintu by'ifoto byose bimaze kuba clear neza, mumenye ko ifoto igomba kuba imeze. Hasigaye ngo ni iki ngiye kubabwira, ngiye gukurikizaho ibibazo bindi bisigaye nka bingahe, ubundi mutangire
mumereze imyirondoro ku bantu bashaka ko nzabafasha muri application, ndabaha contact zanjye ubundi tube twakorana nta kibazo. Ikindi abantu bibazaga niba passport izakenerwa kuri iyi stage ya application, bibe clear neza, ntago passport izakenerwa kubera yuko byatangajwe noneho biri officially, application izakorwa neza nkuko bisanzwe. Imyirondoro izasabwa ni imyirondoro isanzwe. Turi kumwe muri group, n'abantu batari muri group namwe murebe muri description, ndabaha link mu joining. Ikindi ku bantu bibazaga tools zishobora gukoreshwa mu gufata ifoto, harimo phone cyangwa se kamera. Ushobora gukoresha kamera cyangwa se telefone ifotora neza nta kibazo. Izo tools zose ziremewe. Ikindi ku bantu bibazaga igihe basubiriza, no kuvuga ngo niba application ikozwe mu kwa 10 k'uyu mwaka basubiza mu kwa 5 k'umwaka utaha. Ndizera ibibazo byanyu byose bisubijwe. Ikintu nabashishikariza no gukora subscribe, like, share na comment, mugasangiza na bagenzi banyu kugira ngo badacikanwa n'aya mahirwe y'ingenzi, ku buryo bakora application bafite amakuru yose yuzuye.